Right abakozi ba Zamuka TV ubungubu noneho turagarutse tuje kwitereka kugira ngo tugire ibyo dusasanura cyangwa dusobanura cyangwa se dufafanura cyangwa se tunyonyorera mu kanyonyokerwa ibintu nk'ibyo ngibyo kabisa. Nanjye ntonoma kabisa ntonoma ati hunga twaje. Niko bimeze sasa hivi kuko ndabona ibintu bikomeje kutamera neza cyase kutagenda neza hariya ku mbuga nkoranyambaga cyane X. Imiriro yatse bwana, imiriro yatse ibintu nago bimeze neza habe na gato. Ubu sasa rero nkuko nari mbabwiye tugiye kubasobanura cyase kubanyonyorera kubafafanuriwa tubahe ibinyonyoko mu nyonyokerwe cyase mufafanuriwe. Muragira muti rero tugiye kuganira kuki uyu munsi topic yacu ni iyi. Topic yacu noneho no kureba imijugujugu iri hariya kuri social media cyase kuri la mihanda kuri X yahoze yitwa Twitter, ariko n'ubundi ni Twitter abantu benshi bayizi kuri Twitter nubwo yitwa X. Turebe noneho imijugujugu ihari uburyo bari kuvuturana, ariko nta kindi turarira kuri trending news cyangwa se amakuru cyangwa se ibintu biri kuvugwa cyane kuri social media ni ibyerekeranye n'abagabo babiri b'inkorokoro. Ndavuga b'inkorokoro bitewe n'ibyiciro bakoramo, ariko umuntu ashobora kuba ari inkorokoro muri kimwe gituma ikindi kiza ari inkorokoro nacyo kigahinduka inkorokoro, ariko mu by'ukuri ntabwo biba ari ibintu byombi byose bivuga kimwe. Muragira muti rero tujye kuganira ku kitu yo kuganira ku bagabo babiri nkuko nari mbabwiye uwo bita Ngabo y'Icondo Robeni cyase Ngabo Robeni yahoze ari umuvugizi wa Rayon Sport gikundiro cy'Inyanza. Ubu ngubu basigaye ari umunyamakuru kuri Radio TV10. Ni umunyamakuru w'imikino hariya ku Gishushu kwa Nyagahene boss mukubwa. Yes, ubu ngubu niho yiteretse kabisa, niho ubu ngubu ari gukorera, ariko simbizi ibizaba nyuma y'ibyo yatangaje ku muntu bita Tom Cruise. Muyombo Tom umuhanzi ukomeye, bamwe barabyemeza abandi ntibabyemeza. Umuhanzi w'icyamamare bamwe barabyemeza abandi ntibabyemeza, kandi ni ukuri. Bamwe bafite ukuri kwabo abandi bafite ukuri kwabo. Ubwo nanjye nshobora kubabwira aho mpagaze mu kanya tugendane mu kiganiro kugira ngo musobanukirwe. Aba bagabo babiri rero bagiye muri duel bajyana mu mbaraga barapezanya byatari. Ubu ngubu ni imijugujugu cyangwa se barimo baravutagurana. Ubu ngubu ubwabo ntabwo umwe yarashundi umujugujugu ufata bamwe ubu ngubu nibo bari gutaka nyirubwite yicariye. Ndavuga Robeni yagize ibyo atangaza kuri Muyombo Tom cyase Tom Cruise, Dr. umuganga Tom Cruise, docteur akaba n'umuhanzi, umu-artiste. Ubwo rero Ngabo Robeni hari ibyo yatangaje kuri Tom Cruise, noneho Tom Cruise ntacyo yasubije. Ibyo byose Tom Cruise ntacyo yasubije, ahubwo abantu bamwe biwe ba hafi nibo bagize icyo basubiza. Ubu ngubu barimo barahangana cyangwa se barimo barakubita hasi uwo bita Ngabo Robeni. Nubwo ndi kubona nkuko tuje kubibona mu kanya bakunze bazamuka TV, nkuko tuje kubibona mu kanya ndagenda baganiriza, ndagenda mbereka mbasomera ibintu bitandukanye bigaragaza ko umwe muri bo avuga ukuri kwemewe n'abantu benshi, usi undi nawe agakigirwa n'abantu bake. Turagenda dusoma ibyerekeranye na comment z'ibyo biganiro. Topic yacu rero ni ukuganira kuri iyo duel cyangwa se guhatana kw'abantu babiri Ngabo Robeni na Tom Cruise. Ikindi noneho muri ibi ngibi muri iki kiganiro tugiye kubagezaho cyangwa se muri kuhatana kw'aba bantu babiri kutavuga rumwe, bamwe babyise kutavuga rumwe, harimo team ebyiri zatangiye kugaragara, team ebyiri mu banyamakuru. Mu banyamakuru naho hajemo ibyiciro bibiri. Harimo abanyamakuru bize kera b'abasiniya, reka tubita abasiniya, hakazamo noneho n'abanyamakuru bo kuri generation yo kuri iki gihe, reka tuvuge ko ari nka generation Z. Nabo mbese ni ibihande bibiri bihanganye, ariko bigahangana kuri iyo case yande ya Tom Cruise na Ngabo Robeni. Mwambwira muti ibyo bice bibiri by'abanyamakuru bihanganye bite? Abasiniya ba kera nabo kuri generation Z ubu ngubu tuvugana.
abo barahanganye kubera icyo kibazo cya Tom Close na Ngabo Robeni. Nabyo tuje kubiva umuzingo turebe ukuntu bimeze. Ese aba bantu barimo baravuga bate? Ku ruhande rwa Ngabo Robeni ni bantu ki? Ku ruhande rwa Tom Close bo ni bantu ki? Ni abanyamakuru Kabila Gun, niba navuga Kabila Gun, ni abanyamakuru mbese ese bo mu kiyege kugira ngo byorohe. Ni ibyo ngibyo tugiye kuganira turebe ibyagiye bivugwa n'abantu batandukanye kuri iyi saga y'aba bagabo babiri. So bakunze Bazamuka TV rero ndibwira ko ni ingingo ebyiri turi buganireho turebe ibyagiye bivugwa kuri buri ruhande, ubundi mubashe gusobanukirwa aho bigeze ubu ngubu kugira ngo mumenye ukuri. Nta kindi rero duhora dushimira abari mu Rwanda by'umwihariko Iburasirazuba, Uburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru na katikati Kigali twigaramiye sasa hivi. Voilà. Tubashimira uburyo muri kugenda mutwereka urukundo mukora subscribe, like, share ndetse na comment kabisa, ni ibintu biri kudushimisha. Mwongeremo akagufu abatarabikora namwe mubikore kugira ngo dukomeze tujyane. Mbazanira imijugujugu mwumva uko bimeze. Utabashe kujya hariya kuri X ngasacinge arebe ibiri kuhavugirwa, ngenda gutemereza kuri la mihanda yo kuri Twitter ubundi umenye ibiri kuhavugirwa. Inkuru iri trend, inkuru trend rero nkuko nabibabwiye ni Tom Close vs Ngabo Robeni, cyangwa se Ngabo Robeni vs Tom Close. Umunyamakuru w'imikino vs Dr. Muganga cyangwa se mu buvuzi ndetse n'umuhanzi. Mukanya rero tuje kubisasanura ubundi we bana natwe ukomeze ukurikirane mpaka akantu ku kandi tugenda tugusomera comment zagiye zivugwa kuri aba bantu, uko abantu bagiye batanga ibitekerezo byabo. Harimo abanyamakuru bagiye batanga ibitekerezo byabo bashyigikiye Ngabo Robeni, harimo abanyamakuru batanze ibitekerezo byabo bashyigikiye Tom Close, nabo turagenda dusoma ibyabo. Harimo aba social media influencer muzi cyane bakomeye nabo bagiye batanga ibitekerezo byabo, baba bashyigikiye Tom Close, baba bashyigikiye Ngabo Robeni. Ibyo byose turabibasomera hano kuri Zamuka TV kugira ngo musobanukirwe what it is, cyangwa se wagwani cyangwa se what is going on. So ndumva ari ibyo twabwira, twongera gushimira abantu badukurikira cyangwa se abantu badukunda bakurikira ibiganiro byacu. Hari abo njya mbona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, za Uganda, Burundi, Zambia, nabo bariyo, South Africa, handi nabonye benshi n'abandi mu bindi bihugu baradukurikira, ariko cyane cyane no muri Maroc, hari abo nabonye. No muri Maroc hari abo nabonye, za Tunisia na za Senegal nibyo, na Gabon nabo hari abo nabonye. Ni benshi kabisa baradukurikira, kandi Imana ijye ibaduhera umugisha n'ukuri kw'Imana mukora ibikorwa bya kitore. Nanjye kuvuga bya kigabo ubwo abagore nabamashye ku ruhande, ariko bakora ibikorwa bya gitore, kuko intore yari uwo wese ashobora kuba intore. Umugabo n'umugore bashobora kuba intore, umukobwa n'umuhungu bashobora kuba intore. C'est comme ça la vie, nuko bimeze kabisa. Right rero bakunze Bazamuka TV rero reka twanshene, ntabwo duhagarara. Indege igomba kuguruka mpaka igeze hejuru mu kirere ikongera ikamanuka dusoje ikiganiro. Tuganira twebwe twicariye hejuru mu ndege, tugenda tureba hasi, tureba uko ibintu biforomye. So reka twanshene sasa rero. Muragira muti ese Tom Close na cyangwa se Ngabo Robeni na Tom Close ibyabo byatangiye bite? Ikintu tugomba gutangira ku ntangiriro yacyo kugira ngo tugende tuzamuka mpaka tugeze aho bigeze ubu nona. Ngabo Robeni yagize gutya aritereka. Hari umuntu bita Tycoon ni umuntu ukunda gukoresha ibiganiro kuri YouTube, ibiganiro bitandukanye, akabikoresha abasani cyangwa se abantu b'ibyamamare, ababaza amarangamutima yabo, uko bumva ibintu, uko babisobanura. Yagize gutya noneho yegera Ngabo Robeni. Tycoon yagiye abasana ba Scovia n'abandi benshi cyane, ariko kuri Ngabo Robeni ubu ngubu niho turi.
n'abandi mu bishaka nabo tuzajya dusesengura ibyo bavuze. Ese ibyo bavuze kwa Tycoon kuri social media hanze kuri imihanda abantu babyakiriye bate? Next time tuzajya tufata ako ka segment ubundi tukabasobanurira icyo kintu ndakibasezeranije. Okay, Tycoon yabajije Ngabo Ruben ikibazo cyerekeranye na Tom Close n'ubuhanzi bwa Tom Close icyamwemerera. Twihuse mu ncamake, Ngabo Ruben yaravuze ati Tom Close mu buhanzi bwiwe no umuntu waje mu gihe abandi batari bahari, harakundwa ariko nani aramamara, ariko yamamaye mu by'ukuri nta muziki azi. Yaramamaye ariko nta muziki azi kabisa. Reka noneho aka kantu tugashyireho kugira ngo mwumve uko byatangiye. Tuzajya twishyiramo umuntu agire ibyo avuga, ibyo yavuze abyisubiremo kugira ngo tubashe kwashina twanarize. Noneho duhite dusimbukira kuri X turebe ukuntu abantu bakiriye iki gitekerezo cyangwa se uko Ngabo Ruben abyumva, haba ku mpande zombi, hari abashyigikiye Ngabo Ruben cyangwa se niba hari abashyigikiye Tom Close. Right, reka dukurikirane twumve uko ibintu byagenze kuri Ngabo Ruben, uburyo yavuze kuri ibi bintu bya Tom Close. The most overrated artist mu mateka y'umuziki w'u Rwanda yarakabirijwe. Tom Close yabeshya abantu. Tom Close yatwaye guma abantu batera amawinduru ziravuga, ariko si ikibazo cyo kuba yarayitwaye. Tom Close suyamo indirimbo yakoze za 2008 kumva ntabwo zari nziza, sinzi ukuntu byagera, zakinwaga zonyine abantu bakazumva bakazikunda, ariko ntabwo zari indirimbo nziza. Tom Close nicyo kintu cya mbere muziho, most overrated artist mu muziki w'u Rwanda. Icya kabiri, discipline. Ari disciplined, n'umuntu byaranamufashaga cyane ku kuntu kuba bamwe overrating binava ku kuntu nyine aca yitonda cyane. Icya gatatu, education. No muhanzi wize ubona ko afitiye akamaro igihugu, ariko ku byo guhanga byo abazambaro yazanabyihorere kabisa. Uko numvise n'indirimbo ejo bundi yakoze yitwa Cinema na Buddha, ibazwe nk'umuntu Buddha kumva ntago imeze neza. Kuri no X yanditswe na David Bayingana. Murabyumva rero uko bimeze, uko biba byifashe. Ngabo Ruben araturitse avuga uko yumva ibintu ku giti cye. Nawe ufite uko waba wumva ibintu ku giti cyawe. So dusesenguye gake rero kuri ibi bintu avuze cyangwa se ku giti cye, uburyo umukoboyi avuze. Yarakabirijwe Tom Close, ntabwo yari umuhanzi. Ati ashatse ibyo buhanzi yabihagarika kuko nta buhanzi bwe. Ni icyambere, ariko amushima ku bintu bibiri. Ni umunyabwenge kabisa. Tom Close ni umunyabwenge pe. Kuba ari umuhanzi ugerageza kwihinga ugahanga, ariko ukaba no mu ishuri ukaba uri umuhanga, bikanaguhesha doctora, ukaba uri umuganga ukomeye cyane mu gihugu twemera kabisa. Yamushimye aho ngamukurira ingofero, ndetse no kuba yitonda. Tom Close kabisa aritonda, ntabwo biriya by'abahanzi bamwe na bamwe uba wumva bazanye ibintu by'ibikabyo basahinda hirya no hino biyemeye. Tom Close ntabwo bimubaho. Ngabo Ruben kabisa yahaye coup de chapeau umuntu bita Tom Close ku bintu bibiri: kwitonda ndetse no kuba ari umuhanga mu byo akora bimwe na bimwe. Sometime ubwenge, reka tubyite ubwenge kuko umuhanga kuba ari umuhanga mu byo akora, ariko mu buhanzi we yamukubise hasi ndani chini kat. Ati noneho yifashishije urugero avuga ati niba koko utarakabirijwe kuki waba waratwaye guma abafana aho kugira ngo bishime bajye hejuru bajye ibicu? No kuri tujye twumva ibintu kimwe, tubisesengure twumve. Niba koko ukunzwe, uri umuhanzi ukunzwe, utarakabirijwe, ni gute watwara guma abafana aho kugira ngo bishime, ahubwo bagafata amabuye bakagutera, bagatera bateguye guma bagatera kuri stage? Muravyibuka namwe icyo gihe ayitwara hari ba Tom, ba Jay Polly n'abandi bahanzi bakomeye mu Rwanda bakunzwe cyane, ariko Tom Close yarayitwaye abantu batera amabuye kuri stage, rwose bahatera amabuye menshi ashoboka. Mu gihe abandi bahanzi bo batwaraga iyo guma ukabona abafana barishimye kabisa, ibineza bikabafata, ariko Tom Close bateye amabuye. Icyo ni ikigaragaza ko rero iraguma yari yatwaye itariye.
bigaragaza ko abafana n'ubundi ntabwo bamukundaga, ibihangano bye ntaho byabakoraga. Ibyo Ngabo Robin asubiyemo, kandi namwe murabyibuka ko abenshi muri mwe, abenshi mwakurikiye biriya bintu cyangwa se mwari muzi biriya bintu, byagenzwe nguko Tom Close yatwaye iragumaguma atayimerita, ahubwo yabaye yarakabirijwe. Nuko Ngabo Robin iwe yasesenguye. Ese noneho nyuma yo gusesengura uko kuntu kwa Ngabo Robin byakiriwe bite kuri izi mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko Twitter niyo turi burigendereho, kuko twebwe tuba tureba imijugujugu uburyo yagiye iterwa cyangwa se ukuntu imijugujugu yagiye ijugunyirwa hano kuri X cyangwa se kuri Twitter. Tugiye kureba noneho umuntu wa mbere wenda turi bwitseho kugira ngo ibintu bigende neza, tumenye wagwana cyangwa se what is going on. Umuntu wa mbere turi burebereho no bita David Bayingana. David Bayingana wenda bakunze Bazamuka TV tubanje kureba uko ibintu bimeze, kurebe uko yavuze kuri iyi saga. Hashize umunsi umwe avuze ibi bintu. Kwanza yaragize ati, yariteretse kuri Twitter cyangwa se kuri X, uyu David Bayingana aragira ati, twige kuvuga ibyo tureshya nabyo, ntuzasesengure ibiri hejuru y'umusozi uhagaze mu kibaya. Umunsi mwiza. David Bayingana no umuntu twemera mu gusesengura mu makuru ya siporo cyangwa se mu binyamakuru bwa siporo, ariko yaraje hano agira ibyo avuga. Mu by'ukuri yarabwiye Ngabo Robin ati, ujye usesengura ibyo mureshya nabyo, apana kuba uri mu kibaya hasi ndani ngo usesengure ibiri hejuru ku musozi, hejuru y'umusozi. Mu by'ukuri yeretse Ngabo Robin ko ari umuntu uciriritse uri hasi cyane, atagomba gusesengura ibiri hejuru ya Tom Close, abantu bakomeye hejuru yo ngiyo. Nibyo yashatse kuvuga. Ese ibi ngibi David Bayingana yatangaje byakiriwe bite n'abantu batandukanye? Hano ibi bintu bye byavuzweho n'abantu, reka turebe aka kantu ke kavuzweho n'abantu 312. Muri 312 rero bakunze Bazamuka TV, niyo mpamvu twabuze tuti tuzajya tubazanira imijugujugu ivugira hariya kuri Twitter, ariko cyane cyane kuri trending news cyangwa se inkuru iri gutrendinga muri iyo minsi cyangwa se igezweho. So tugiye kubasomera ibitekerezo, byibura tubasomere nk'ibitekerezo n'ijana cyangwa se reka tubasomere nk'ibitekerezo 50. Mwihangane kabisa mwumve uko byagiye bivugwa, ariko wenda mbashije kubicishamo amaso nabirebye nsanga abantu benshi barashyigikiye umuntu bita Ngabo Robin. Bashyigikiye Ngabo Robin ko ibyo yavuze atabeshye. Twagiye sasa, first of all reka duhere kuri uyu muntu wa mbere. Yagize ati, abakwiye guhabwa ubutumwa ni benshi, hari igihe uhabwa ubutumwa ugashaka n'undi musozi. Kuba uri kuri radio, kuba watumiwe ntibigwa uburenganzira bwo kuvuga nibikurenze. Robin uretse no kuvuga kuri Tom Close nta nubwo yemerewe no kurenga nuko. Muri make nguyu akubise hasi Ngabo Robin. Ese nguyu ibyo yavuze byagenze bite? Uyu ni igitekerezo ki. Undi nawe araza bitaruhumuriza aravuga ati, bibaye kuvuga ibyo umuntu areshya nabyo. Uwo muntu arimo arasubiza nde? David Bayingana, nawe wakabaye uvuga amakuru y'umurenge Kagame Cup na 3rd division mu Rwanda gusa. Uyu niko yasubije uwo bita David Bayingana. Undi nawe bita Akarisa araza ati, nabonye icyegeranyo cyawe uko wabyaye umusungu, ibi ntitubitindeho. Undi araza bita Umuberi agira ati, abwira David Bayingana, wowe ko wirirwa wandagaza ba Anthony na ba Sancho, wewe uri ku rwego rwabo cyangwa uvuga uko ubibona, mujye mwubahana. Tom Close kuva na kera yarajwigiraga, nta jwi ryiza yigeze agira usibye ama autotune babaga bakoresheje mu ndirimbo ze. Ama live concert yakoze turayazi yabaga abishye. Uwo n'undi bita Umuberi. Undi muntu araza ati,
ubwo se tuvuge ko wowe uri kuri level ya Man U na za Real ko uba wabazamutse buri munsi. Robben azi umuziki namwemeye. Undi nawe araza aramubwira ati basi tega amatwi hano nuko. Undi nawe aravuga ati nukanasesengura ibyo mu kibaya kandi wibera mu mpinga z'imisozi. Undi nawe araza witwa Winyobya aravuga ati abanyarwanda tuzira abantu batubwiza ukuri. Ngabo yababwije ukuri none mwese mwamwihaye. Gusa uretse ko nawe urimo gucinya inkoro kuri Tom Close, ariko nawe urabizi neza ko ari umuswa. Ubu wasubije David Bayingana. Turi kugenda dusoma ibitekerezo by'abagiye basubiza David Bayingana ku kantu yavuze twabanjije mu kanya. Wowe se ibyawe mu rukiko ibyavuzwemo, nizere ko nawe wize mbere yo kugira abandi inama. Undi nawe araza inkuba ya meme agira ati turetse kuba uriya muhanzi mwarasangiye, naho uriya munyamakuru ibyo yavuze ntabwo yabeshye. Turakomeje. Uwo bita Rukundo Profe wa Mathematics 6 yagize ati live Tom yakoze twarazibonye, umuntu ntakavuge uko abona ibintu ngo mubigire birebire, ibyo ni amatiku ngayo nguko. Undi nawe Twagira Imana Samuel ati buriya uzagira umwana kugeza ryari? Buriya uzigira umwana kugeza ryari? Undi nawe aravuga ati uwo bitarambo abwira David Bayingana ngo kandi uyu nakuze ngo ari idol wanjye none mundebere. Urumva nawe asuzuguye David Bayingana. Undi nawe u Rwanda murugejeje habi, umuntu wese agomba kubyumva uko mubyumva, akabazo hatindimwe nuko. Undi nawe aragira ati Cantona ati also you must learn to respect someone's opinion. Nawe ubwawe ugomba kubaha igitekerezo cy'umuntu uko abyumva. Ngabo Robben ibyo yavuze nikabyumva, nkawe Tom nani David Bayingana ntiwari ukuriye kuza upfa kuvuga ibyo utazi. Urimo byumva. Undi wo bita Chetene ati ese ku mugani musesengura Premier League muri kuri level yayo? Rwanda ni Premier League ubwo niyo yanyu, kuko Sky Sport, TNT Sport na za BBC nizo ziri kuri level ya Premier League. Undi ati Alexis Vachiri, niwe uwo bita Alexis Vachiri yagize ati vana iterabwoba aho twese tuzapfa ntimukigire ibitangaza. Biko byumva nuko nawe yabuze. Undi nawe ati hano ku mbuga nkoranyambaga abantu baho nukubitondera sana. Nukuvuga ngo utanga igitekerezo mu bintu bya entertainment, hagira uwo kitagwa neza akaza gutuka akunyomoza abijyanisha no kwerekana ko wanga igihugu kiba kirijemo gute nigendera. Undi nawe ati ntimukagendere hejuru y'amagi, uriya mujama ibyo yavuze rwose ni ukuri kugaragarira buri wese. Undi nawe ati Rugumira Damasi ati ibyo yavuze nyine ni ibitekerezo bye, ariko mana ntabwo ari ngombwa kuvuga ku bintu byose ngo nibyo utazi upfe kuvuga, kuko Jama nta kintu azi pe, cyane ko byabaye ari umwana muto nuko yabwiye Ngabo Robben. Undi nawe ati umusore wabyariye iwabo. None se bwana munyamakuru, ubwo ba Arteta na Guardiola na za Chelsea tubwire ibiri mu kibaya ukaba ku musozi, cyangwa biri ku musozi wowe ukaba mu kuzimu, sino mu kibaya, ko Ngabo akurusha gusesengura wakwiturije. Ngayo nguko uwo nuko abo ngabo ni abantu bahaye comment umuntu
ni umuntu basubije bita David Bayingana yashatse kwitendeka ku muntu bita Ngabo Robeni ku gitekerezo cye yatanze kuri Tom Close. Ese tugiye kureba kakaro nababwiye ko guhangana kwa media za kera na media z'ubungubu. Media za kera zirimo ba David Bayingana, abangaba harimo ba Sam Karenzi, hakazamo ba Regis n'abandi ngabo. Harimo guhangana n'abana ba Leonidas n'abandi, harimo guhangana n'aba bana bari kubyiruka ubu ngubu muri media, bari mu bana ni abangaba turi kubona barimo ba Ngabo Robeni bavanga. So none reka turebe uyu nguyu n'uwo muri generation ya kera. Uyu niwe muri generation ya kera uwo tumaze kubona David Bayingana avuga ku byerekeranye ku gitekerezo cya Ngabo Robeni yavuze kuri Tom Close. Umuntu bita David Bayingana yaraje amuvuga y'ibintu ko yisumbukuruje, avuga ibitamureba n'ibiki. Uwo no muri generation ya kera abanyamakuru ba kera. None se muri generation y'ubu ngubu ho byaba byifashe bite? Muri generation y'ubu ngubu turareba uwo bita Likari no muri generation y'ubu ngubu. Turebe icyo yavuze kuri iyi saga yabaye. Likari yaraje avuga ku muntu bita Ngabo Robeni. Likari yaraje avuga ati a genius man who has two great ideas, umuntu w'umunyabwenge ufite ibitekerezo byiza bikomeye bibiri. Ubwo hari icyo yashatse kuvuga. Undi muntu hano abantu kuri ba the man who dares to tell the world a real truth and the reality of the music, nyine abantu baje batanga comment baravuga ati umugabo utanga mbese ugira gutya agatanga ibitekerezo akabwira isi yose ukuri kandi kuri muri muzika. Abandi ati I love him, abandi bata Viva Ngabo in the day, yes for sure, ibyo yavuze ni ukuri na undi ati umuvugizi urya iminwa ugira ukuri kwinshi, bikababaza abadashaka kumva. Abo nabari kuvuga kuri ya idea ya nose cyangwa se ya comment cyangwa se cya gitekerezo cya Likari avuga ku muntu bita Ngabo Robeni. Muri make abantu benshi bavuze kuri hano kwa Likari, kuri professional tarya abantu bose bavuze kwa Likari. Reka ndebe abantu 45 ibitekerezo 42 byose ibyinshi rwose bakunze bazamuka TV, ibyinshi byaje bishimagiza umuntu bita Ngabo Robeni. Hari n'uwaje aravuga ati yaraje aravuga ngo uyu gentleman ashobora kuba afite DNA za Rayon kabisa. Undi nawe araza ati uyu ni umunyakuri Robeni keep up. Ibyo ni ibitekerezo, uyu niwe. Ariko Likari ntabwo yagarukiye aho ngaho bakunze bazamuka TV. Twabwiye ngo ibintu byose turabibasomera turabibasobanura kugira ngo mwumve ibi uko bihagaze. Uyu Likari no muri generation Z cyangwa se umunyamakuru wavuba hanga muri iyi minsi. We ashyigikiye Ngabo Robeni n'undi umunyamakuru muri iyi minsi. Nkuko David Bayingana nawe yashyigikiye Tom Close wa kera babanye, I think banize mu bihe bimwe. Likari yakomeje kuri Twitter aravuga ati ubu nibwo mbonye impamvu ari umuvugizi wa mbere w'ikipe ikunzwe mu Rwanda. Avuga Ngabo Robeni icya kabiri, umwe mu beza dufite basesengura umupira w'inyarugenge. Icya gatatu, showbiz yayisesenguye kuri IQ ye, ntiwazongera kumva ibi bipeti bitoba bizana auto operation tw'amafuti. Eri Pucho ikindi umuzi wo ni iki? Kuvuga kuri Ngabo Robeni ko ari umuntu ukomeye cyane wemerwe cyane. Mu bitekerezo 45 bahaye Likari
hari uwaje ubita Noella Shyaka, social media influencer muramuzi cyane, yahoze yitwa Peti Gakonje, ubu niryo zinazwiho, ariko kuri Twitter arahinduye yitwa Noella, nyine yashyize mu mazina ye asanzwe Noella Shyaka. Yahise avuga ati ukuri kwinshi kandi kutavugwa na benshi. Nuko yavuze rwose, avuga kuri uwo. Nuko abandi baraza baravuga ati Ngabo Robin ni ukwisiga n'amarangi kubwe, uyu mugabo yarekuye bombe y'ukuri ariko ikomerekeje benshi pe, ukuri kuzahora ari ukuri nubwo kuryana. Ngayo nguko nuko uyu yasubije umutasi mukuru mu bihuha, nawe n'iki nuko yamubwiye. Undi araza ati Rikari turamuzi. Ngayo nguko ni byinshi cyane bamusubije Rikari amaze kuvuga ku muntu bita Ngabo Robin. Nanone Rikari yaraje ntabwo yatanzwe, arongera avuga ati Eri Pucu w'abareyo papa, abareyo munageho udutima. Ngayo nguko ni Rikari ku bitekerezo bye kuri Ngabo Robin. Noella Shyaka se we bite ko kuri Rikari nawe yagize ibyo avuga ora? Reka turebe Noella Shyaka yagize icyo avuga. Noella Shyaka twababwiye tuti turabwira ku banyamakuru ibyo bavuze, twongere tuvuge no kuri social media influencer ese bagize icyo bavuga kigiki kuri iyi saga ya Ngabo Robin na Tom Close. Noella Shyaka yafashe yantuze ya tweet y'umuntu bita Rikari, aravuga ati ngo our very own Ngabo Robin. Ni Noella Shyaka arongera araza agira icyo avugaho, numva ari ibi yaba yaravuzeho. Urumva ko abantu benshi bagiye bashyigikira Ngabo Robin ku gitekerezo cye yatanze, avuga ko Tom Close ntabyo kuririmba iby'imiziki yashatse yabireka kuko yarakabirijwe n'ibihembo yatwaye, ngo ni umuhanzi w'umuhanga n'iki yarakabirijwe. Atanga na fact, aravuga ati ni gute umuntu yatwara Primus Guma Guma aho kugira ngo abafana bishime ahubwo bakamutera amabuye, kandi barayamuteye niba mubizi mubyibuka byabayeho. Ngayo nguko uko bimeze, ni dueli y'abanyamakuru bo kuri kiriya gihe n'abanyamakuru b'ubu ngubu, tumaze kubasobanura uko bimeze. Ese indi segment twababwira abakunzi bazamuka TV, dukomeze tubane mwumve uko bihagaze. Indi segment turi burebeho twababwiye ebyiri, twababwiye kuri Ngabo Robin na Ntuze na Tom Close uburyo basakiranye cyangwa se uburyo Ngabo Robin uko byakiriwe ibyo yavuze, ariko tureba no ku bice bibiri by'abanyamakuru, abize kera n'abize ubu ngubu. Tubonye uwo bita David Bayingana, igitekerezo yatanze avuga kuri Ngabo Robin nyine ashaka kumugira umuntu w'iship uciriritse, ariko abantu baramwambaye hano kuri Twitter. Ibitekerezo twabibasomeye benshi cyane batutse David Bayingana, nyine bamwereka ko nawe ibyo avuga atabizi, bashyigikira Ngabo Robin. Tubona na Rikari nawe ubwiwe wo muri Generation Z y'abanyamakuru aje ashyigikira Ngabo Robin. Abantu benshi nawe baramushyigikira, yewe n'Agapeti Gakonje cyangwa se Noella Shyaka nawe aza ayunga mu rya Rikari ashyigikira uwo bita Ngabo Robin, ko ibyo yavuze atabeshye, ahubwo ari ukuri kwari kwaratinywe no kuvugwa n'abantu benshi. Ngayo nguko uko bimeze. Ikindi noneho twareba, ese umugore wa Tom Close, byaba bimeze bite, yabyitwaye mate? Umugore wa Tom Close nawe yaraje kuri Twitter agira ibyo avuga. Sorry, ntago ari kuri Twitter, ni kuri Instagram. I think akantu dufite nako kuri Instagram, nako kuri Instagram. Noella Shyaka yarakazanye kuri Twitter nawe agira icyo akavugaho. Yarakazanye aravuga ati ako kantu Noella Shyaka yaraje agapostinga kuri Twitter gakuye kuri Instagram. Umugore wa Tom Close bamwita Tricia T Close, niko yitwa kuri Instagram. Yaragize ati thanks
Dr Clement. Ubundi aba ni bamwe iyo badafatiranywe kera kare. Ubundi aba ni bamwe iyo badafatiranywe kare, ejo babyuka bagatuka n'igihugu cyababyaye. Wenda avuga Tom gusa, ariko ufashe n'abanyamakuru bose beza b'icyo gihe na radio na company zatanze ibihembo zose uzigize ubusanga Robe. Ujye uvuga ibyawe uko ubyumva, ariko ntushyiremo abandi banyarwanda abenshi banakubyaye. Umwana akina n'ibere rya nyina, ntakina akora mu bwanwa bwa se. Wabyumvise, uyu ni umugore wa Tom Close. Kumve noneho uko abantu bakiriye aka kantu yashyize kuri Instagram. Nora Shyaka yakazanye hano kuri Twitter kugira ngo kumve, cyangwa se agasesengura, cyangwa se agashyira abantu bagira icyo bakavugaho. Noella yarakazanye aravuga ati mwavugaga mutarabona dore ko mwigenje, ubundi aho bigeze mubirekere kuko zahinduye imirishyo. Urumva ko zahinduye imirishyo kubera iki? Umugore wa Tom Close azanye igitekerezo cya Ngabo Robin cyuko abyumva ku hanze bwa Tom Close, ariko umugore wa Tom Close ahise abyinjizamo n'igihugu ko uko ari ukwanga igihugu n'ibicyaro kuvuga nabi igihugu. Kuko ngo yavuze ngo yavuze gutyo, ngo abayavuze Tom Close wenyine ngo kuba abuze kuriya no kubanga amaradio n'amakampani yamwize akamuha ibihembo ngo abigize ubusa. Mbese muri make ngo ni igihugu, mbese yinjijemo igihugu. Ahanga rero niho bibera bibi, umuntu atanga igitekerezo cye bamwe bagashaka kubishyira muri gahunda y'igihugu. No, twumve noneho ibitekerezo byaje kuri ibi umugore wa Tom Close yatangaje kuri Ngabo Robin avugira umugabo we. Nibyo pe, yagomba kuvugira umugabo we. Kayi nguko umwe yaraje bita Indebakure y'Igisaka agira ati ahubwo ndabona uyu mugore yizanye kuri iyi mihanda mu kanya ziraje zimwakire. Kayi nguko. Ndaraza ati Gasongo yeye mbona ngayi, Gasongo mbona wewe. Kayi nguko ko yatanze igitekerezo cye. Noneho ndati zahinduye imirishyo. Undati Adeodate Misaga ati Ngabo Robin ni muzima cyane, ni umugabo w'ijambo kandi ntavugira imivumbi kumuvumba. Noella Shyaka araza aravuga ati reba ukuntu yavugishije n'abatavugaga. Uri kubyumva? Undi araza ati yavugishije ukuri kuzuye, bizana ibintu by'ubuganga. Ngabo yavuze umuziki. Undi wita Niyonsenga Egide ati twatwumiwe gukora. Undi nawe arasata uwo bita Mase Limited ati gukora mu bwanwa bwa so nta birenze. Ngaye nguko. Undi nawe ati nge nkurikije comment ndi kubona ntabwo abantu bari gukora critique kuri Tom bose ari uko bababajwe ni umuziki akora, kuko si itegeko kuwumva, ahubwo hari n'indi hidden agenda kandi uri guhita ubibona muri comment. Kumwanga ntibikubuza kuburara kandi yari. Kayi nguko ni byinshi barimo baravuga, ni byinshi bavuze kuri iyi saga y'uyo yaba bakoboyi bombi. Ngayo nguko rero bakunzi bazamuka TV, ndumva ibi ari uko bimeze. Twagira ngo dusoreze hanga bakunzi bazamuka TV tubasobanurire cyangwa se tubaganize kubiri kuvugwa ku muntu bita Tom Close ndetse no bita Ngabo Robin kuri isaga yabo. Ese byaba bigeze mwumvishe uko tubibasobanuriye. So right rero ubwo ndumva twasoheza hanga twabwira tuti nawe ubutaha turi kumwe kandi tugenda tubasobanurira ibintu bitandukanye. Gahunda murayizi ni yindi yacu, subscribe, like, comment ndetse na share. Ubundi twakomeza twibonera ibiganiro bitandukanye. Right?